imurikagurisha rizwi nka Expo riri kubera i Gikondo ku nshuro yaryo ya 22 muri uyu mwaka wa 2019. Twasuye stand ya Entreprise Urwibutso yamenyekanye cyane nka Nyirangarama y'umushoramari Sina Gerard. Iyi entreprise yamenyekanye cyane ku bicuruzwa nk'agashya, akabanga, akarabo, akarusho, akandi n'izindi produits zitandukanye. Sina Gerard aravuga ku bicuruzwa bishya byagaragaye muri iri murikagurisha ndetse n'ibyari bisanzwe byavuguruwe. Murakoze mu mamurikagurisha yose yabayeho tugenda twitabira. Uyu mwaka akarusho nyakarusho dufite ni uburyo iyi nzoga ifunze muri ambaraje imeze gutya kanete mubona mpuzamahanga ku isi. Iyi ngiyi niyo nta yindi irenze, ariko n'izindi zizaza tuzajyana nazo, aho ushyiramo inzoga ikagumana umwimerere wayo ntigire icyo itakaza, akaba ari ko kubahiriza ubuziranenge n'ikarito muri rusange kuko ugenda ufunga za ambaraje zitandukanye. Aka ni ikindi gicuruzwa gishya yashyize ku isoko, mayonnaise, we yitiye umwihariko. Aka ntawe kwibazaho nyine uvuga ngo aya mazina yakuyeho n'aka, si buri munyarwanda wese se nazi ko agiye guhereza kuyatakira aka rero ni mayonnaise. Iyi mayonnaise icyo ngiye nyivugaho, umworozi arorora, arashishikarizwa, nanjye ndorora, ariko kugira ngo ugire ubukungu burambye bufite imizi, woroye inkoko itanze amagi, nyuma y'amagi ukozemo mayonnaise, uba ufite icyizere ko ya nkoko ufite ibyo uzayivanamo, wanayisazura nabwo ukayiyakiriza. Ifumbire y'inkoko nayo ni ibindi bindi. Ubu rero nkaba mfite icyizere ko aka mu rwego mpuzamahanga, kuko hari umunyamerika twaganiriye yaravuga ati niyo utafatiye ngo uyohereje mu mahanga kuko bazifite bakora, ariko nanone izivayo ntizize kuko natwe dufite izo dukora deja exportation uba wayikoze, kuko urengera amadovize yagomba gusohoka, icyo gihe natwe ayacu tukayacunga neza. Byumvikana rero ko aka gafitiwe icyizere cyane ejo hazaza mu byiza kazakora. Na ketchup nicyo kimwe. Akacu ari umuhinzi w'inkeri, abahinzi b'inkeri tugomba kubatekerezaho, nanjye ndimo aho muri uko gushinga inganda zinyuranye n'uruganda tukaba turufite, nabyo ni iyindi ntera, nabyo bituma ketchup tutagomba gukoresha izivuye hanze, tugakoresha iziwacu. Noneho n'ikimenyimenyi muri College Fondation Sina Gerard harimo section ya food processing, aho umwana ibingibi byose abyigiraho. Ni niyo mpamvu ntanga n'icyizere ko nanagira no hanze azashobora kwihangira umurimo kuko afite aho ahera, hari icyo aba yarabonye. Benshi mu banyarwanda batekereza ko ifu ari yo kuryamo umutsima, kunywamo igikoma bikarangiriraho. Nyamara kuri Sina Gerard akamaro k'ifu ye karenze kazwi. Naho se iby'akacu byo byifashe bite? Sina Gerard arakomeza. Aya mafu bari bazi ko amafu ari ay'abanyarwanda bakorera iwabo umutsima bakarya bakanywa igikoma bikarangira, ariko yanga muri ibihugu byo mu Buraya baraziyacuruza cyane, baracuruza cyane, bamaje no kubimenyera. Aho ufata iyi ni imvange ibikuyemo umuceri, ubunyobwa, ibigori, byose ni made in Rwanda, ni ibyacu. Iyi ngiyi ikizwiho mu bushakashatsi buba bwarakozwe ni uburyo yongerera umubyeyi amashereka, wabyaye agahembwa rwose iki gikoma uba umuhembye. Ariko igishimije ni uko iyo tuvuga made in Rwanda twese ni ibintu tuzi, guhinga ibigori, umuceri, ubunyobwa, ni ibyacu duhinga, twarangiza tukabinyuza mu ruganda tukabitunganya neza, ukabifunga neza ku buryo mpuzamahanga. Kandi nkumva neza nkurikije uburyo n'abantu babyitabira ko nta gushidikanya ejo hazaza uburyo hazaduteza imbere kurusha. Akaryoshye buriya izi yogati zari zisanzwe ziva mu mahanga, ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa cyane, umubare ugenda ugabanuka kuko abantu barushaho kugenda bamenya made in Rwanda, umubare ugenda ugabanuka w'abazitumiza, akaba ari ko kwiyubaka. Kandi nanone nkemeza ngo ni made in Rwanda nyayo, ko ndi umutunzi, mfite inka,
amata, mfite uruganda rw'amata, noneho nkagira rero n'urukora yawurute, aho ufata freze inkeri ndazihinga nkazifata mu rwego rw'ikoranabuhanga n'amata, ibyo byose bikarangira mu nganda zacu aha ngaha i Rwanda. Ni ndetse n'umwe utabyumva neza ko iyo ugura ikintu gikorewe iwacu mu Rwanda, made in Rwanda, uba wubatse benshi cyane. Akaba ariho rero nkomeza kugenda ashyigikira ko u Rwanda mu kwiyubaka ari ukomeza tujya mbere dushinga inganda zinyuranye. Hari urwibutso, agashya n'akabanga, akarabo, akanozo, akaryoshye n'akandi. Nyirangarama igufitiye byinshi bitandukanye kandi by'agahebuzo.